ngo bacukuye imyobo iburyo n'ibumoso baguteza imitego udashobora gusimbuka. Kuko iyo tuvuze ngo bazaruhira ubusa, iyo tuvuze ngo bacukuye imyobo bampimbira amakosa, bampimbira ibyo ntakoze bitwaje ibyo nakoze. Bivuga abo bapagani, umupagani kukurusha ninde? Inzoga urinywera, ubonye umukobwa mwiza nawe upyonderaho, nta kintu rwose, ni kubita utababarira nawe rwose upyonderaho. Amafaranga aje hagize uguha igihumbi ngo ukime cy'idolari, amenshi wama ni ibihumbi 100, uretse ko nta n'uwayaguha cyakora rwose, ariko nta numbujije n'uyafite abe yayaguha. Ariko hagize n'uyaguha, tewe ukunda amafaranga muri kamere ya muntu, ukunda amafaranga ku rwego rurenze. Yewe urumbivuzemo koko. Nimuza kureba neza, igihe Imana yagukuriye mu bubobo, wakabaye wita mu muhanda ntiwige ntugire gute, ni igikomere. Ni uwuhe mwana wemeye mu bana bagera muri 5 utarinze kuburana, utarinze kuregwa, itorero ritarinze kuguhagarika? Kandi biriya bintu cyari ikintu cyoroshye, byari ibintu byo kuganirwa bitarinze no kuzanwamo n'itorero cyangwa n'idini. Uyu munsi wa none rero uraza ku mbuga nkoranyambaga, ni mume natako nisaidiye indirimbo n'indirimbo intero bose babireba. Ahubwo je navuga ko ari wowe Theo, ni wowe urwaye, ni wowe ufite ikibazo, umugore wawe ahubwo navuga ngo ni muzima. Ahubwo Theo ni ufite ikibazo, ne baguye kujyana indera cyangwa se bakakujyana n'ahandi, kuko ufite ikibazo gikomeye mu bugingo bwawe. Abo banzi bacukura inzobo bakazicukura iburyo n'ibumoso, Theo koko muri iki gihugu gifite umutekano, mu Rwanda rw'abanyarwanda, ahantu tudafite ikibazo na kimwe, ubu Theo niwe muntu ufite abanzi ukagira abagome ngo hari abantu bamugambaniye. Nubwo wavugira mu migani, nubwo wavuga mu bindi bintu bitandukanye ngo abantu ngo nawe ngo ufite abanzi, ngo ufite abakome, nta muntu kwanga, ahubwo ufite ukuntu wubatse ibintu ubyubaka, nta mujyanama cyangwa se nta n'umuntu ukugiriye inama, birangira bikugizeho ingaruka arizo zizi ngizi. Ubundi mu busanzwe itarano Yesu yari yaguhaye ni itarano nziza idafite n'ukwisi. Byahuhukiye rero mu mafaranga, kandi n'ubu ikibazo ufite ni amafaranga. Kandi si impamya neza Theo, unyumve neza, iyi nkunga uri gusaba nta muntu nigeze mbuza ngo ntafashe Theo, ubishoboye agufashe. Ahubwo ngewe ikintu navuze, cyangwa se ikintu nagarutseho, cyangwa se ikintu n'ubu ngarutseho muri iki kiganiro, reba ibintu byutse uvuga. Urarwaje, wicaye kuri kamera, uri muri salo iwawe, n'amaganya n'agahinda, n'abanzi bawe. Theo uhorana abanzi, nta munsi n'umwe je ntabwo njya nkwita umwanzi wanjye. Je mvuga ko ibi ni ubujyanama wagize, ubura abantu bagukoseye ngo bakube hafi, boriyati impano yawe, kandi benshi warabanze. Naho ibyo uvuga mu bushobozi Theo afite, uzambwira umuntu wafashije. Hazagira umuntu wandika muri komenti, uretse ba bantu nyine biberaho gusa kujya bashyushya urugamba, hazagira umuntu uvuga ngo ngewe bose babireba yaba yarananguriye bombe. Ntawe wayiha, kandi si uko utabonye, si nuko udafite, abakwima. Rega keba umuntu ageramo niko nawe bamugereramo. Icyo uri gukora nawe nicyo bakwitura. Ngira ngo rero niba nta kindi bose babireba, twumvikane. Ikibazo ufite kiri mu mutima wawe. Ushaka kuba ari nazo karagiteri zawe, ahubwo giye nkwiye no kuzabivaho, bintu nkabihagarika, uko inama nakugira nta nimwe wumva mu kanwa kawe, mu ndirimbo zawe
himba indirimbo ariko zifasha ubugingo bw'abantu. Nta ndirimbo, muhere ku ndirimbo ya mbere mugeze kuri iyi ngiyi aheruka gusohora, nusanga hatarimo ijambo ry'abagome n'abazima, nusanga hatarimo ijambo ry'abantu ari kwiyama, ry'abantu ahigana nabo, ry'abantu ahanganye nabo, uze kunyandikira muri comment umbwire, unyoherereze link y'indirimbo imwe muzo yahanze, umbwire uti ngewe iyi ndirimbo Theo yahanze. Ni indirimbo ivuga ubugingo, ni indirimbo ivuga ibyururutse umutima, ni indirimbo komute ishingiye mu ivugabutumwa, nta nimwe. Kandi nuza gusanga na Yeremiya ntabwo yatangije amaganya ngo asoze amaganya, hari aho agera akavuga ibitari amaganya. Yesaya ntabwo hose ari ubuhanuzi. Ntangazwa rero n'ukuntu wavuga uti Imana ikizuruka, ikigeragezo gikaze, ayo warize wayahozwa, bikaza biti kubita utababarira, bikaza biti karande zo mu miryango, bikaza biti ni ibicuma tuzambuka Nyabarongo n'amaguru, biti naravumbuye urarasa ariko ntitwagabanye. Ubundi mwagabanaga iki? Wavumburaga iki? Ubundi umuntu w'umukristo uvumbura ibiki? Ni ibiki Yesu yagoye kuvumbura bindi mwari kugabana? Nguri igisambo waranyimye kandi ubifite. Ubundi se abadafite nawe urafite, mu bushobozi ufite ibyo ufite ariko ntubiha bose, nawe urafite. Koko niba ufite inzu mu mujyi wa Kigali ugashyiraho n'amanegisi ukodesha, wakabaye harimo anegisi imwe utangira ubuntu. Uri igisambo waranyimye kandi ubifite. Ukuri kuranyagirwa ngo ikinyoma kikugamishwa, ngo bazaruhira ubusa bazangara. Noneho ubu ngubu iyo ugezeho ngo bacukuye imyobo, si iburyo gusa, ngo barayicukura, barongera bayicukura n'ibumoso. Iyo myobo yiguyemo kangahe? Imyaka umaze, igihe umaze, ni iyihe myobo bagutayemo cyangwa waguyemo? Nta muntu n'umwe wagucukuriye umwobo, nta n'uri kuwucukura, nta n'umuntu uzigera acukura umwobo. We baracukura. Ni hoteli ufite. Ese ni iki kindi uretse ubugingo bwawe shitani abahiga? Uretse ubugingo bwawe abadayimoni baba bari kwishakishiriza, ni iki kindi we baguhiga ufite? Baraguhigira iki? Ufite iki? Ni iki kidasanzwe Theo bose babireba afite, ku buryo abantu bose bahaguruka bagashyuha umutwe, bagashyuha umutima, ngo bari gucukura imyobo? Iyo myobo ni bande bayicukura? Ngiye rero mbona ko ikibazo Theo ni urwaye, kandi wowe urwaye ikibazo cyo mu bugingo, cyo mu bwonko no mu bwenge, nyingwa n'umufasha wawe. Wowe arwaye uburwayi bw'umubiri, ariko urwaye uburwayi bw'umwuka, ukarwara uburwayi bwo mu mutwe. Wakuye mu umuntu urwaje ujya kuri kamera ukongera ukaririmba parite y'abanzi, ukongera ukaririmba parite y'abakunzi. Umuntu urwaje uricara ugahita uvuga uti ubu noneho muri iki gitondo mwebwe ndabashimiye, muri beza, bariya ndabagaye, muri reka urukungu rukurane n'amasaka, Yesu azirobanurira. Sengera abanzi bawe barame. Dawidi yaravuze ngo icyamugategura ameza imbere y'abanzi banjye. Hamagara abanzi bawe musangire, bereka urukundo ko kuri umukirisitu, bereka urukundo ko ukijijwe. Abapasiteri n'ingegera n'ibisamba, abapasiteri n'abapagane ngo barutwa n'abantu badasenga badakijwe. Theo ku bana b'inzererezi cyangwa se baba ku muhanda, wakabaye ufite na kariyeri urimo cyangwa se ubarizwamo yo gufasha abantu nk'abo ngabo, ariko ahubwo nabo ubyaye ubemera ari uko mugiye mu nkiko. Kandi ubundi kirazira kwihakana amaraso, nubwo bakubeshyira ngo uriya mwana ni uwawe. Ubaye umukristo mwiza wakabaye uvuga uti ko bambeshya ariko bampa umwana. Erega umuntu akubeshyeye ati utaye amafaranga, akakubeshyira ko yataye akayakuzanira, ataye amafaranga n'ayawe wiyahakana dore n'ayawe. Ayo mafaranga ntawe utayatora, ariko umwana aruta amafaranga. Umuntu akubeshye rero ko wamuteye inda akakuzanira umwana, ntabwo byakarinze bijya mu nkiko ngo bikate harana hariya. Ahubwo wakabaye uvuga ngo niba koko uyu mwana ari uwanjye, ukaba ubibona ukanabyemeza, karibu. Nzi ku buryo bibabaza kubyarwa na so akagutana nyoko wenyine, cyangwa kubyarwa na nyoko akagutana so wenyine, cyangwa kukujugunyuka n'intera.
tunashimiye abantu bagufasha. Bibiliya iravuga ngo uko wagenje niko uzagenzwa, ariko abangaba bo harimo n'abitanga bakagufasha. Imana rwose izabahe n'umugisha, kuko ntabwo umuntu uko agize ari kugira. Ariko mu busanzwe ntunavuge ngo nari narakubuze ngo ubu ndakubonye, ngo ndi kugukina ku mubyimba. Oya, cy'umugore wawe nanjye ndi mu batabara, ndi mu bagemura. Theo nta kintu dupfa, ahubwo ikintu nge ntashyigikiye ni ugucuruza impano y'Imana. Ikintu ntashyigikiye ni ukwihakana abana. Ikintu ntashyigikiye ni uko uhagarara wowe ukaba umutagatifu, twebwe twese ukaturundaho amabuye, ukaducukurira ibyo byobo, warangiza ahubwo ukavuga ko ari wowe babicukurira. Nibyo bintu ntashyigikiye. Ikintu ntashyigikiye ni uko ufite ubushobozi Yesu yaguhaye, bibe mu kuririmba, bibe mu gusenga, bibe mu kwigisha n'ijambo ry'Imana. Theo uraribwiriza. Theo uri umuntu wakabaye rero ibyo bintu bibyaza umusaruro ku giciro kigufi buri mukristo wese yisangamo. Uyu munsi wa none rero ibintu by'iwawe birazimbye, mbaye cyambo cya Murundi, ibintu bya bose babireba birazimbye, biri ku rwego rwo hejuru, birahanitse, bigura umugabo bigasiba undi. Uzamuhamagara umubwire uti shaka kugura indirimbo mu ndirimbo zawe, uzamuhamagara umubwire uti Theo wazambabariye ukasura mu giterane, uzagaruka umpa ubuhamya. Theo yurije ibiciro, kandi mpamya ko Imana itajya yuriza ibiciro. Imana ubuntu iduha itubwira ngo ubwo buntu si ubwanyu, ntimubitange nk'ibyanyu, ahubwo muri bisonga bya Kristo shobuja, ngo nimurangiza ibyo byose muvuge ko muri imburamumaro. Kristo niwe mukozi w'umuhanga, muvuge ko Kristo ari we mwiza, data niwe mwiza Purito. Uyu munsi wa none rero ntangazwa n'ukuntu wowe uri mu kibazo abantu batahimwikomoka batuka. Reba n'ubu ngubu uburyo ubyutse umeze, uri gushwana, uri gutukana, uri kugaragaza abanzi, wazanye indirimbo ngo z'abantu bari kukwanka, bari gucukura icyobo, ngo ntabwo abo nubwo ari abadayimoni, ngo ariko banyura mu bantu, ngo hari n'abantu bazi ko muri inshuti, ngo no kuri public mugendana muri kumwe. Ninde se utagira umwanzi? Nta muntu n'umwe utagira abamukunda, utagira abamwanga. N'amafaranga harimo abayanga, ari amafaranga. Harimo abantu banka amafaranga, harimo abantu banga Imana, harimo n'abantu. Ninde muntu utagira abanzi ko na Yesu agira abanzi? Uyu munsi wa none rero ubu ngubu uraramutse uduhimbiye indirimbo, ushyizeho indi, wahinduye inganzo ugahimba indirimbo zitari iz'ibibazo, zitari izo gukomeretsa abantu no gucyurira abantu. Ubundi ni ikihe kibazo waba ufite mu mitekerereze cyangwa mu myumvire cyatuma udatuza ngo wicare hamwe nuzu usuhuza abantu ubwira uti mwaramutse, muri amahoro, murashima Imana? Natwe turi amahoro, turashima Imana. Donc ukasa nuha disikuru abuyiha abushinzwe kuyiha, ugasa n'umuntu uganiriza abo wumva wakaganirije ide yawe cyangwa se igitekerezo cyawe, ariko utadukanguriye mu ndirimbo zibiba no mu rusengero. Ukajya uvuga uti sha Theo yarabivuze mu ndirimbo iyi niyi, ivuga ko bacukuriye icyobo kandi ni wowe uri kugicukura. Donc hari ivugabutumwa rero rikwiye kuba ryubaka imitima, ariko rigatuma n'abanzi bawe bihana. Iyo uri kuririmba kuriya rero ubarundaho amakosa, ubarundaho ibibazo, ubajugunya mu muriro n'intambara, biba ari ibintu bitazatuma n'uwo mwanzi wawe akizwa cyangwa ngo yihane, kuko ubwo muba muhanganye nyine. Muba muhanganye, ni vita ya muwiri, ariko vita ya kiroho. Yesu n'ugutwi ba Pawulo ya Petero akubise inkota ku gutwi, ngo Yesu aragutora gusubiza. Haravuga ngo intambara turimo ni iyo mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari iyo mu mubiri. Ngira ngo rero nongere ngaruke kuri kamera mbwire bose babireba, Uwiringiyimana Theogene, hindura inganzo wihanga indirimbo
zirimo ibitutsi, kwankana, gukwega intambara zitarangira, gukwega urwango rutarangira. Hindura were kubigira business. Natwe twifuza ku itarano yawe kuyijyaho. Hari n'abandi babyifuza ariko tuyijye nta mahwa hari kujombamo. Twifuza ko tugendana nk'abana b'Imana, twere kugendana hari nkaho hari igice cy'abakirisito n'abandi b'abakirisito ariko batari bo. Urumva ibyo nakamara amazi. Ngira ngo rero niba wankurikiye neza cyangwa se ukaba ntahuye neza, nari nabibabwiye. Tewo nari nababwiye intubu agiye gushaka indirimbo, kandi koko bari kuyishaka. Uko umugore yarwaye, abamusuye, abataramusuye, abamusengeye, abataramusengeye, sinzi ko ari Mwuka Wera yari yaza kwihorera abanzi be. Abamuvugishije neza, abamuvugishije nabi, nta kintu na gitoya ibyo bimaze. Ahubwo ikintu ukwiye kubuhagararaho ukanitaho ni ukureba. Ngewe uwiringiye Imana Theogene, bose babireba. Ndashimira Imana yampaye itarano yitwa kuhimba no kuririmba indirimbo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Izi ndirimbo zigamije gukura imitima y'abumva Ikinyarwanda zikayijyana hariya. Niba rero jye n'ubundi nasenga mfite abanzi ndi guhekenyera amenyo, nkasenga mfite abanzi mu mutwe nikoreye nkubita agatoki ku kandi, nkasenga ubwo se ntaniyehe na Erika yidisenga ifite imbunda ivuga iti ubu ndasenga nimpaguruka ndahita njya kurasa umwanzi wanjye. Erika yida nuko isenga, Boko Haram nuko isenga, n'indi mitwe ya Isilamu, ni ntagondwa zose za Isilamu, bose basenga bafite imbunda ku ruhande ihita ibajyana ku mwanzi. None se ubwo bugisenze, iyo usenga utegereza ko Imana yo ariyo muhozi wa twese. Ntabwo rero njyewe ndi burwanirirwe n'Imana ngo nirwanirire. Uyu munsi wa none rero wowe usa n'umuntu ushaka indirimbo zawe umuntu wese uzumva akazikurikira, akanazumva akazumviriza, abafite ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'abanzi. Niyo systeme n'abanzi uhita ureba, ni ibibazo uhita ureba, ukagwa muri gasohora indirimbo z'incyuro, z'amaganya, z'agahinda, zo kwiyahura, z'urupfu. Donc ubu none wongera ngo urabyiyumviye ku kavideo mbanje imbere, umuntu witwa Theo iyo Nyabayenga. Ijuru ritwiteho riturengere. Reka jye mpinira aha. Iyi ni Imbabazi TV 3 skore subscribe. Abwirwa besha kumva bene yo, kandi uhana umuhanwa abazi ko arusha abandi guhana. Ngira ngo rero nawe turagukebuye nk'umushumba, ndagukebuye we bose babireba, ugisubire ku rufatiro rwa Kristo. Ciao ciao, shalom.